Reka nizere ko mumeze neza cyane mwebwe mudukurikirana hano kuri bikorwa official. Reka nizere ko weekend iri kubagendekera neza ikaze. So amakuru tugiye kubagezaho turayakesha ikinyamakuru cy'inyarwanda. Juno Kizigenza yavuze ku bitaramo bye muri Canada yuko ashobora kuzahuriramo na arielwayz. Ngo bimeze bite rero? Umuhanzi Juno Kizigenza yatangaje ko ari mu myiteguro yo kujya gukorera ibitaramo mu gihugu cya Canada ku nshuro ye ya mbere, kandi yumvikanisha ko hari amahirwe menshi yuko ashobora kuzabihuriramo na arielwayz bakanyujijeho mu rukundo rwagesheje ku gukorana indirimbo nka Away, yongereye igikundiro hagati y'aba bombi. Kuva mu myaka 2 ishize, Juno Kizigenza yagaragaje ko ashaka gukorera ibitaramo mu bihugu byo mu mahanga, ariko bigapfa ku munota wa nyuma, ahanini bitewe no kutabonera ibyangombwa ku gihe. Ibitaramo bya mbere yatangaje yari yaragaragaje ko azaba ari kumwe na arielwayz, ariko kuri iyi nshuro ibyo aherutse gutangaza yagaragaje ko azaba ari wenyine. Mu kiganiro n'inyarwanda, Juno Kizigenza yavuze ko ubwo yatangazaga ibi bitaramo ntiyahise avuga amatariki bizaberaho, ariko ko mu gihe kiri imbere abafana be n'abakunzi b'umuziki muri rusange bazabimenyeshwa. Yavuze ko yiteguye ibi bitaramo agamije guhura n'abafana be, yaba bo mu Rwanda n'abandi barayo mu mahanga nyine b'abanyarwanda, bagahurirayo bakidagadura mu bikorwa bitandukanye bizanabera muri ibyo bitaramo. Yavuze ko kandi hari icyizere cy'uko ibi bitaramo azabikora mu mpera z'uyu mwaka. Abajijwe niba ibi bitaramo azabihuriramo na arielwayz, Juno Kizigenza yavuze ko kugeza ubu ari wenyine gusa, ariko hari icyizere y'uko bashobora kuzabana muri ibi bitaramo. Avuga ko ntawamenya, nta kintu yabitangaje cyane, ariko yavuze ko hari amahirwe ko bashobora kuzaba bari kumwe muri ibi bitaramo, ariko siyabyemeje neza. Juno Kizigenza yavuze ko ari gukora ku mishinga y'indirimbo ze zinyuranye, ku buryo atekereza ko atazicisha irungu abakunzi be mu mpera z'uyu mwaka. Yavuze ko afite indirimbo nyinshi atashyize ku isoko, kandi iyo anyujije amaso muri zo abona ko ashobora gukuramo album cyangwa se EP nshyashya. So guys, ayo niyo makuru yaragezweho mu ruganda rw'imyidagaduro. Reka tubashimire ko muba mwabanye natwe, reka tubashimire ko mukunda gukurikirana ibiganiro byacu hano kuri bikorwa official. Reka tuze kubana mu bindi biganiro biri buze gukurikiraho. Bye.